Shalom shalom bene data, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Turi kuri Cyaneee yacu nziza, Cyaneee ya gikristo, Cyaneee ijambo ry'Imana. Amahoro n'umugisha bituruka ku Mana be kuri mwebwe mudukunda, mudasiba kutwumva, mudasiba kutureba, mudasiba gukoraho like cyangwa comment ku biganiro dushyiraho. Imana ibahe umugisha cyane. Iyi Cyaneee yanyu ni Cyaneee nziza, Cyaneee ya gikristo, Pentecost Life TV, kandi tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije kwaguka, tubifurije ibihe by'umunezero byinshi cyane kandi ibihe birimo ibyishimo byinshi. Uyu munsi tugarutse ku buhanuzi, abahanuzi ibyo bagiye bahanura. Tugiye kuvuga ku ntambara ya Israeli, Iran na Amerika. Tuvuge n'igihe yahanuriwe, turebe umuhanuzi wayahanuye, turebe n'ibyo yabivuze, ndetse twumve n'icyo yabivuzeho kugira ngo turusheho gusenga. Hari igihe ibintu biza abantu bakumva ko ari ibisanzwe, bakumva ko nta cyabaye, bakumva ati wenda nuko byagomba kuba, wenda nuko byari bimeze gutya, ati se nta wabihanuye, ati se nta wabibonye. Uyu munsi rero nicyo nifuje ko tuvugaho, kandi mu by'ukuri tukakivugaho tukumva icyo uwo muhanuzi yabivuzeho. Need to pray for the big powers, especially for the United States and Iran and Israel. Those three nations, United States, Israel and Iran. Aha yaravuze ati musengere ibyo bihugu by'ibihangange birimo Israeli, birimo Iran, birimo Amerika. Aravuga ati ndetse musenge kuko ibi bihugu bikomeye cyane kandi intambara yabyo ishobora kuzateza akaga gakomeye ku isi. Aravuga ati musenge cyane kuko nabonye Israeli ari inshuti cyane na Amerika, ati kandi mbona mw'iyo ntambara umuriro waka muri Israeli. Ndetse aranavuga ati nabonye Israeli ari igihugu gihindutse umuriro, gihindutse mbese kibaye nka volatile, bango gishobora gutumuka kikagera kure, kikaba cyasenywa. Si nibyo gusa, aravuga ati iyo ntambara izabishamikiye kuvuga ko Iran ifite intwaro za kirimbuzi. Ariko ati iyo ntambara ntabwo izarangira gutyo, kuko Iran nayo atari igihugu cyoroheje, ngo kuko ibihugu bimwe bimwe bishyigikiye birimo Ubushinwa, birimo n'Uburusiya. Need to pray for the big powers, especially for the United States and Iran and Israel. Those three nations, United States, Israel and Iran. These countries, when they begin to fight, it will be very terrible. There was a time when, by the Spirit of God, I gave a prophecy that the devil wants to send Trump from the east in relation to the nation of Israel. Unless you and I pray, it may become a reality. Trump, very serious Trump, may come against Israel, both internally and externally. So that's why I was emphasizing that we need to pray for Israel. Hallelujah. It's a very volatile region. Israel is in a very volatile region. Hallelujah. And Israel is at loggerheads with Iran, one of the most powerful nations there in the Middle East. So we must pray for peace in that region. You know, of recent, the relationship between the United States of America and North Korea has been improving. But the devil has shifted his focus now to the Middle East. The agreement, the peace agreement which was there between the United States of America and Iran and other powers, it's on shaky ground now because the US president withdrew from that truce and announced that they will be rolling out sanctions. So there may be turmoil in that region. Hallelujah. And the prophecy that I gave about the Strait of Hormuz, it may come to pass. If they try to mess up with Iran is not like Syria. That's what the Holy Spirit was telling me. It will be a very terrible war because there are superpowers behind Iran. You talk in terms of your China and Russia, they are behind Iran. It can easily become a global conflict. Hallelujah. Hallelujah. So my prayer is that they go back to the negotiating table. Because if they don't negotiate and Iran acquires a nuclear weapon, it will be very terrible in the Middle East. So we must pray for peace. Look at your neighbor and say, pray for peace in the Middle East. You may think the Middle East is far away. If you use the car today, the oil
the petrol, which was powering that car, it came from the Middle East. So if something happens in the Middle East, the prices of fuel, they will skyrocket and there will be unemployment. There will be a lot of problems. In short, there will be problems which will affect you and I. Far away as we are from the Middle East, we are so near in terms of economic linkages. Hallelujah. So we must pray for Iran and the United States of America. That's the message that the Spirit of God was telling me. Dufite yaba ari muri Afurika ndetse no twavuga ko no kwisi ari mu bahanuzi Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza, n'umwe mu bahanuzi bakomeye, akaba n'umwe mu bahagarariye itorero ryitwa Divinity Kingdom Ministries yo muri Zimbabwe. Uyu n'umwe mu bahanuzi bahanura kandi baganda ibintu biri international biri ku bihugu bitandukanye, byaba ibyo muri Afurika, byaba ibyo muri Amerika, byaba iby'i Burayi. Mbese nta hantu hamwe adahanura ataji yishurirwa rye y'Imana irimuhaye, akenshi riba rijya mu bihugu bitandukanye. Ntabwo ahanura bimwe bigira iroko, ahanura kenshi ibintu biri internationali byo mu bihugu bitandukanye. Yagiye ahanurira abantu hamwe batandukanye, twavuga nko muri Afurika yageze ahanura ubwo yahanuriraga Kenya akayibwira ngo musenge cyane kandi mwe maso kuko ibyihe byamaze kwinjira mu gihugu cyanyu. Icyo gihe ababikurikira cyangwa ababizi ni igihe igihugu cya Kenya cyaterwaga n'ibyihebe muri icyo bita Garissa muri Kenya. Yageze ahanurira igihugu cya Uganda nacyo kibwira ko ibyihe byajemo. Icyo gihe ababyibuka ni igihe ibyihe byaturikizaga ibisasu ku mukino wa nyuma wabaye abaturage ubwo baje kuwureba mu bikombe byo hanze. Si ibyo gusa, yagiye ahanura mu buryo butandukanye. No minsi ya vuba yahanuye ku Rwanda, avuga ko u Rwanda n'u Burundi nk'abavandimwe bakwiye gusenga, bakwiye kuba bamwe, bakwiye guhuza. Yagiye ahanura ibintu bitandukanye. Mu bihugu by'i Burayi navuga nkaho yahanurira Ubwongereza, bwahanuriraga Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson, akamubwira ati igihe cyo kuba muri ofisi cyawe kirarangiye, hadaciye kabiri ahita ko aramuhagarika. Yahanuriye umwamikazi Elizabeth avuga ko akwiye kumusengera cyane ko igihe cye kirangiye. Yahanuye mu buryo butandukanye. Reka uyu munsi tugaruke ku byo yahanuye ku intambara ya Israel na Iran. Hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2019, ubwo yavugaga ngo musenge kandi musenge cyane, musengera ibihugu bitatu by'ibihangange. Aha yaravuze ati musengera ibyo bihugu by'ibihangange birimo Israel, birimo Iran, birimo Amerika. Aravuga ati ndetse musenge kuko ibi bihugu bikomeye cyane kandi intambara yabyo ishobora kuzateza akaga gakomeye ku isi. Aravuga ati musenge cyane kuko nabonye Israel ari inshuti cyane na Amerika. Ati kandi mbona mw'iyo ntambara umuriro waka muri Israel. Ndetse aranavuga ati nabonye Israel ari igihugu gihindutse umuriro, gihindutse mbese kibaye nka volatile, bango gishobora gutumuka kikagera kure kikaba cyasenywa. Si nibyo gusa, aravuga ati iyo ntambara izabishamikiye kuvuga ko Iran ifite intwaro za kirimbuzi. Ariko ati iyo ntambara ntabwo izarangira gutyo kuko Iran nayo atari igihugu cyoroheje ngo kuko ibihugu bimwe na bimwe bishyigikiye birimo Ubushinwa, birimo n'Uburusiya. Niko n'umuhanuzi ayivuze. Aravuga ati ndetse musenge cyane, ati nubwo mwumva ko ari kure, ati muri burasirazuba bwo hagati, ati Iran ntabwo ari Siriya bayitere nk'uko bateye za Siriya. Ati kandi Iran ntabwo imeze nka Siriya nk'uko iteye, nk'uko bayinjiriye bakayikorera ibyafurambi bakayisenyagura. Ati ntabwo Iran ari nk'uko imeze. Ati kindi, ati nubwo mwumva ko ari kure, ati ariko mwibuke ko inzira ya Humuzi ijya yafungwa, abakoresha amavuta cyangwa peteroli bakabura inzira, bakabura icyo gukoresha. Ati kubera iyo ntambara. Aravuga ati iyo ntambara izaba ari intambara ikomeye, atazaba ari intambara itazabona uburyo bwo gusobanura. Ati kuko nta kintu na kimwe
kizasigara hafi, kuko ibintu byose bizayangara bijye kure. Ahanura by'intambara hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2018, aravuga ati nimusenge, ati musengere ibihugu bitatu bikomeye, ati ibyo bihugu bitatu Irani, Israel na Amerika, ati musenge kandi mukomeje, ati kuko nabonye ibyo bihugu bitatu habaho intambara, kandi intambara ishamikiye ku bibazo by'uko bavuga ko ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Aravuga ati kandi muri ibyo bihugu bitatu bikomeye, ati Israel mbona imeze nk'utumutse cyangwa mbona umuriro yatseho, ati kuko Irani ikomeye, ati kuko ifite ibihugu biyiri inyuma birimo Ubushinwa n'Uburusiya. Arongera kandi aragaruka ati kandi musenge, ati kuko mbonye inzira ya Humuzi ifungwa, ati kandi ariho haca amavuta cyangwa peteroli, imodoka cyangwa ibindi bintu byose bigikoresha moteri bikoresha. Nkubwire ngo iyi ntambara igiye kumara amezi 2, ariko umuntu wese, yaba ari i Nyamasheke, yaba ari i Kigali, yaba ari i Bureri Butaro, ndetse n'undi wese, yaba ari muri Kenya Nairobi, yaba ari Kisumu, yaba ari muri Tanzania muri Arusha cyangwa mu yindi bice bitandukanye, yaba ari Bujumbura, ntawe utazi intambara, ntawe utazi aya makuba, ntawe utazi akaga kari gutezwa n'iyi ntambara, aho ibiciro bya peteroli cyangwa amazutu byamaze kuzamuka kugera ku kigero abenshi bamaze kubwira abaturage ko bagomba kwitegura kujya agendesha n'amaguru. Ndetse si ibiciro bya peteroli gusa cyangwa iby'ingendo, n'ibyo kurya byahenze, byazamutse kugera ku kigero abantu benshi kubaho ubuzima busa n'ubuhagaze. Ntabwo iyi ntambara iri mu Rwanda gusa ngo bumve ko ariho icyo kibazo cyageze, ndetse n'umuntu uri i Burayi, abari Canada, abari za Kuwait, abari hehe hose, iyo ntambara bayiziho. Kuko uyu muhanuzi ahanura bati si muri Israel gusa cyangwa Amerika bizagera, ati kuko iyo ntambara izagera no mu bindi bice biri inyuma yaho, ariko cyane cyane ibihugu bikikije Israel. Muribuka ko mu intambara ibihugu nka Kuwait, Irani yabirasheho cyane, ibihugu nka Katari, Irani yarabirashe, ibihugu nka Iraq, Irani yabirasheho indege z'amadrone, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bihura n'intambara ituruka kuri izi ntambara ya Israel na Irani. Si ibyo gusa kandi abakurikira amakuru, mwibuka ko abayobozi bakuru ba Irani benshi bishwe, harimo nk'urugero nk'uwari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei, yarapfuye, umugaba mukuru w'ingabo, abamwungirije, abaminisitiri, abashinzwe ubutasi, abashinzwe umuhora wa Humuzi cyangwa abashinzwe ingabo zo mu mazi, abo bose barishwe muri iyo ntambara. Ariko Irani kugeza uyu munsi nticika intege, ntinagaragaza n'agahiyehe ko gucika intege. Abakurikira amakuru mwibuka ko mu minsi yashize haheruka ibiganiro, kandi ibiganiro byari byifutezwe ko bizatanga umuti muri za Pakistan, birangira nta gisubizo bitanze, kugeza ubwo Perezida Amerika uyu munsi wa none yategetse ko amato y'intambara akomeye, harimo za USS Ibrahim, harimo zo bita za George Bush n'izindi zose zitandukanye, zigomba kugenda zigafunga uriya muhora. Kandi uwo muhora niwo wacagamo kibura hejuru ya 40% y'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa mu isi hose mu mpande zitandukanye z'igihugu. Ndagira mbabwire ngo ni ugusenga, kandi mukarushaho gusenga, kuko ubuhanuzi bw'uyu mugabo bwahanuye ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2018, nyuma y'imyaka 7 cyangwa 8 bwa buhanuzi budusohoreyeho, kandi bukaba arizo ntambara turiho z'ubukene ziturutse ku iyo ntambara. Nubwo wumva ko ari kure, ukumva muri Iran utahazi, ukumva muri Israel utahazi, ukumva muri Amerika utarahagera, ariko ndagira nkubwire ngo uyu munsi wa none ikiguzi cy'ingendo uraza aho kigeze, ikiguzi cy'ibyo kurya uraza aho kigeze. Abafite imodoka barabyumva kabiri, ndetse sinabo gusa n'abandi bose, yaba ari umuntu uri muri Ethiopia arabizi, yaba ari umuntu uri muri Maroc arabizi, yaba ari umuntu uri muri Israel azi ikiguzi cy'intambara, kuko abenshi muri bo abyabo byarasenyaguritse ku rwego ruri hejuru. Si n'ibyo gusa kandi ibiciro byose by'ibikomoka kuri peteroli n'ubuzima busanzwe byarahenze, yaba ari uri muri Canada, yaba ari uri mu kindi gihugu cyo cyose, yaba ari mu Bufaransa, ntawe utazi ingaruka z'iyi ntambara, kubera ko iyi ntambara ifite ingufu cyane. Buriya ibintu bishamikiye kuri peteroli nibyo bishamikiyeho ubuzima bw'abantu bose, kuko ibyo kurya, ibyo kunywa, ingendo, ibintu byose bishamikiye kuba ibijyanye na peteroli cyangwa amavuta biri ku murongo.
reka dusenge kandi tubwire Imana ngo Mana ugaruke ugire ikintu ukora. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, uratwumva, utwitaho, utubera amaso, ntujye udusiga, ntujye uduhana, kandi ubera hose icyarimwe, uhereye none ukageza iteka ryose ntawakwirengagije. Kandi uyu munsi turacyakuteze amatwi, ahari wagaruka uyu munsi ukagira ibintu ukuraho, ugakuraho amakuba n'intambara, ugakuraho ibibazo by'ubukene buri guterwa n'izi ntambara, ugaca uyu mugozi usharira ukawurandura, ugatanga amahoro, ugatanga icyerekezo. Igwatirize wiyerekane, ibyo ugambira ari byo ukora, ntutube kure, ntudusige, byose bikorere kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Iyi ni Pentecost Life TV. Koraho subscribe, koraho like, koraho comment. Imana iguhe umugisha, turagukunda cyane. Shalom shalom.